bagomba guhita bajyamo, abandi imitima yabo nkayizindura nkayijyana mu mago, bityo ugasanga urusengero rwose nubwo rwuzuye abantu ariko abantu ntabahari, bagiye mu buryo bw'umwuka. Nkimara kwinjira aho rero, iyo myuka mibi yose natangiye kuyikoresha. Hari aho twitaga muri narisezereye. Muri narisezereye ni muri za ntebe z'inyuma mu rusengero. Iyo ijambo ry'Imana ryatangiraga, twakoreshaga uburyo bwose dushoboye kugira ngo nibura dutangize ibiganiro muri za ntebe z'inyuma. Abakristo aho gukurikira umwigisha imbere, ahubwo bagakurikira ibiganiro biriho bitangirwa inyuma. Igihe rero nari mfite iyo misiyo yo kwica uwo mukozi w'Imana, iyo myuka mibi yose nari nayiteje, nayikwirakwije aho nagombaga kuyikwirakwiza hose. Umukozi w'Imana ahagurutse agiye kwigisha, ntuma umwuka umwe ngo ahere imbere undi ahere inyuma, bamutera amacumu bahurije mu mutima, aruka amaraso agwa aho ngaho. Iyo aruka amaraso akagwa aho ngaho, hari icyo twari twateguye. Iyo aruka amaraso akagwa aho ngaho, ni ukuvuga ngo abaje bose twari kubateza imyuka mibi. Bamwe twari kubumvisha ko n'ubundi atari umukozi w'Imana, abandi twari kubumvisha ko n'ubundi ari ibyaha bimugarutse, abandi twari kubongorera yuko ari Imana imukojeje isoni. Bityo buri muntu wese akagira imyumvire itandukanye. Umukozi w'Imana ahagurutse agiye kwigisha, mpubwira dayimoni umwe ngo mwamuhere imbere undi amuhere inyuma, bamutera amacumu bahurije mu mutima, agwa aho ngaho. Uwaturutse imbere agiye kumutera icumu ahura n'ijambo bita haleluya. Haleluya! Ahuye n'ijambo bita haleluya ryasohotse ari nka bombe bitewe nuko yarivuze. Hari ukuntu uvuga haleluya wayitera gusa igasohoka ari nka bombe, igatwika ibiri imbere byose ikabisenya, bityo ukabona umuyoboro muzima. Haleluya ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rifite agaciro. Amen. Iryo jambo ryasohotse ari nka bombe, rirakubita, rikubise uwaturutse inyuma ntiyamenye ibyabaye, arambura icumu arimuteye. Umukozi w'Imana barahindukiye arimutera mu. Umukozi w'Imana ahise yicara aca bugufi kuko yarababaye rwose. Aciye bugufi aricara aravuga ngo yewe wamurozi urahawe, ngiye kugukoza isoni. Naravuze ngo byanga bikunda ndakorwa n'isoni kuko uriya n'umukozi w'Imana isumba byose. Nari mbizi ko nkorwa n'isoni, nari mbizi ko nubwo mfite imbaraga ariko hejuru yanjye hari uwundi mwami ufite imbaraga ziruta izo mfite. Amanutse jyewe nakwiruka. Nagize ubwoba ndavuga ngo akanjye karabaye, arankoze isoni. Nibutse ijambo rivuga ngo mu gihe ugezemo runaka cyangwa mu makuba runaka, saba icyo ushaka uragihabwa. Nahamagaye imbaraga z'imyuka mibi, ndavuga ngo mwami w'abami. Icyo gihe nasengaga Satani, ndavuga ngo ntabara, nyoherereza imbaraga zo kwihindura umwuka usohora ahantu, nzagukorera imyaka yanjye yose yo kubaho. Nagiye kumva numva imbaraga ziranteruye, n'uwo twari twicaranye ntigeze amenya uburyo nasohotse. Nanyuze muri giriyaje ndagenda, nyuze muri giriyaje ngiye. Umukozi w'Imana kuko yari afite amaso atarayanga yaturebesha, yari afite amaso y'umwuka wera, aravuga ngo ngo uragiye iherezo ryawe no gukizwa, hereza Imana yacu icyubahiro. Avuze ngo uragiye iherezo ryawe no gukizwa, uwo muvumo wamfasheho ujyana nanjye ugera nayo nayo. Mu by'ukuri ushyize mu gaciro ntacyo ntari nakoze, ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Nagezeyo ubundi nari mfite umushahara mpembwa ku munsi narahembwaga, nakora neza nakora nabi nahembwaga inkoni 25 ku munsi, niwo mushahara nakorera. Nagezeho nkubitwa inkoni 50 ngo ntacyo nakoze. Narakubiswe ariko nsubira mu kazi kanjye ndakora, nakoze n'imbaraga zanjye zose. Hashize iminsi barambwira ngo ninze nsubire mu kizami, icyo nakoze sinagikoze neza. Hari umukozi w'Imana uvuye i Kigali agiye kuvuga ubutumwa i Butare, baranuma ngo nyaruka ihute ntagereyo kuko icyo giterane cyatumwemo abarozi ariko badafite imbaraga. Mu biterane dukora, mu materaniro dukora, buri giterane cyose kiba gifite umurozi n'umupfumu bihagarariye. Ni ukuvuga ngo buri biterane, buri masengesho haba hari umurozi ugomba kuza gukurikirana ibyabereye aho kugira ngo aroge ahagarike umugambi w'Imana, uretse ko umugambi w'Imana rurema ntujya uburizwamo. Baranuma ngo nihute kuko icyo giterane cyari cyatumwemo abarozi ariko badafite imbaraga.
bariho biga umwuga. Naraje nza nkutabaye, hageze bamaze kuntuma ibyamamare. Naraje nicara ku Kamonyi, imusambira ku kiliziya cy'abakatolike hejuru. Imodoka iraza, twabaga dufite uburyo tuyireba bitewe n'ikoranabuhanga ryacu. Imodoka iraza igeze aho ngaho hafi, ngira dayimoni ngo agende apfuke mu maso shoferi, narangiza afate vora, imodoka yiyobye igwe munsi y'umuhanda. Uko niko byagenze bitewe n'imbaraga nari mfite. Imodoka yarabirindutse iragenda igwa hasi mu kabande. Mu bantu batabaye mbere nanjye nari ndimo, ngenda mvuga amagambo menshi ko umushoferi yanyweye, ariko jewe ni jewe wari ubikoze. Abantu barahuruye batangira gutabara. Umuntu wa mbere batabaye, ndakwereka imbaraga z'Imana, ndakwereka imbaraga zitangaje naboneye aho hantu. Nagiye kubona mbona umuntu wa mbere bakuyemo ni wa mugabo nari ngiye kwica. Yavuyemo ngiye kumva numva ijwi ry'umuntu uririmba ngo ntereye umusozi ndaruha, bambwiye ko azaza ndaruhuka. Haleluya. Numva arimo araririmba cyane, ngize ngo ndamumbura amaso ngo ndebe, sanga ni wa mukozi w'Imana nari ngiye kwica. Ubwoba buranyica. Byabaye nka cyagiye cya Saduraka Meshaki na Abedinego, ngo nta n'umwotsi wabanukaga ku myenda. Nawe yavuyemo ari muzima, wahita akomeza yigira gutega imodoka, akomeza ivuga butumwa. Bajyaga batubwira ngo naho abantu 5,000 bapfa, ariko na wa wundi umwe gusa usenga agapfamo nta kibazo. Nukuvuga ngo umuntu usenga ni ufite agaciro wenyine, abandi bo ntacyo batwaye, igihe cyose bashakiye barabica. Ubwo yarakomeje yigira kuvuga ubutumwa, nanjye ndagenda mu by'ukuri ushize mu gaciro. Ntacyo ntari nakoze, nari nakoze uko ubushobozi bwanjye bungana, uko imbaraga zanjye nari mfite zingana. Ariko nagezeyo barambwira ngo ntacyo nakoze, kandi muri gihe numvaga ntako nagize. Nakubitwaga inkoni 25 ku munsi. Uwo munsi barazikubanka, bankubita inkoni 50. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Ibizami byo nakoze ni byinshi, aho bantumye ni henshi. Ndibuka umunsi umwe barantuma batinyaruka, noneho hari abantu bari bahawe ubutumwa bagomba kuza mu Bibare muri cya gihe cy'ububyutse bwa Bibare. Igihe Bibare hari ububyutse bukomeye, barambwira ngo hari abana bahawe ubutumwa. Icyo gihe mu Bibare habaga abarwayi, icyo gihe mu Bibare indwara zarakiraga, icyo gihe bazanaga abasazi bagakira, icyo gihe abafite ibibazo barazaga bakabaharuhukira. Mu Bibare habaga ibitangaza by'Imana rurema. Barambwira ngo nimpaguruke ngende. Hari abana bari bahawe ubutumwa baturutse mu Mutara, bari baraye basenga Imana, Imana ibaha ubutumwa bari kuzana mu Bibare bw'abantu bari gukirira aho ngaho mu Bibare. Kandi bamwe muri abo ngabo bagombaga kuhakirira, hari abari abakozi bacu bari batangiye kutwihakana no kumena amabanga. Barambwira ngo ni nihute, nimpagera mvangira abo bana b'abahanuzi bavuga ibyo batatumwe. Erega burya suko baba batatumwe, bamwe muri bo baba batumwe, ariko Satani nawe abayi hafi kugira ngo abavangire. Ndaza ninjira mu Bibare, iteraniro riratangira. Ryari ruyobowe n'uwari dirija w'itabaza bitaga Benjamin. Iteraniro riratangira, rirarimbanya. Jewe nari nicaye mu nguni ntegereje isaha y'Imana kwigera, nanjye ngatangira kuvangira abo bahanuzi, mbabwira kuvuga ibyo batategetswe. Ubundi iteka ryose ku ruhimbi habaga hari ibendera ry'umweru ryandikishijwe ibara ry'ubururu ngo ubutsinzi. Iryo bendera ryabaga riri ku ruhimbi. Iyo twe twahageraga, iryo bendera twabashaga kuribona kuko twabaga dufite andi maso. Hari aho twageraga iteraniro rigatangira ibendera ryunamye, rikarinda rirangira ricyunamye, bigaragara ko igihugu cyacitsemo igikuba. Iyo igihugu gifite ikibazo, ibendera rirunama, ryirirwa ryunamye, ntabwo rizamurwa ngo rigere hejuru. Ni ukuvuga rero ngo nabo batangiraga iteraniro ibendera ryunamye, iteraniro rikarinda rirangira. Twatangiraga gutegura ibyo ngibyo mbere. Ni ukuvuga ngo twakererezaga abakristo. Hari abakristo twitaga ba mayibobo mu buryo bw'umwuka, akabaho ariko ari mayibobo. Ba mayibobo ni bande? Ni abantu bazaga iteraniro ryatangiye bagataha ritararangira. Iyi iteraniro ryajyaga gutangira, niba iteraniro ritangira saa 3,
twajyaga kubona tukabona 3:00 zuzuye zitarengaho n'isegonda, marayika w'Imana aramanutse n'umucyo mwinshi yambaye igishura cyera. Icyo gihe twaribwirizaga tukaba dusohotse, yandikaga izina ry'umuntu wese winjiye mu iteraniro. 3:05 marayika yafungaga igitabo akongera akazamuka, nibwo twongeraga kwinjira. Ba bandi rero twabaga twakerereje barazaga bakinjira, marayika yamaze gutanga umugisha w'abatangiye iteraniro. Abo ngabo twabaga twakerereje twagombaga no kubacyura kare iteraniro ritarangiye. Yava nko gutura ugahita umubwira utari ko hari gahunda utatunganyije, hari aho ugomba kujya, ugiye aya masaha nibyo byaba byiza, ukamushorera agasohokera izo nzira akagenda. Iyo iteraniro ryabaga rirangiye bariho basezeranaho, batanga umugisha kubaje, basenga basaba Imana umugisha kubaje mu iteraniro. Twajyaga kubona tukabona marayika n'ubundi wa mu marayika arongeye yaramanutse. Icyo gihe twarasohokaga akandika izina ry'umuntu wese urangije iteraniro, yarangiza akazamuka. Ugasanga ari umugisha w'abatangiye iteraniro ntuhari, ari n'umugisha w'abarangije iteraniro ntuhari. Icyo gihe twatwitaga amayibobo mu buryo bw'umwuka, nta hantu na hamwe uri, cyokora uragenda nyine uriragira ikicyura. Mwene abo ngabo mu iteraniro babaho. Ariko inama nabagira, niba uri umukristo, niba usenga, niba ukunda guterana kwera, ubahiriza amasaha y'amateraniro. Niba iteraniro ari 3:00 ube wageze mu rusengero, kandi utegereze guheshwa umugisha n'abatambyi barangije iteraniro. Kuko uriya mugisha abatambyi bahesha iteraniro, uriya mugisha uba ufite aho wanditse, kandi uwo mugisha urawuhabwa. Ibyo nibyo nabonye. Ni ukuvuga rero ngo iyo twabaga twakoresheje abo badiyakoni kugira ngo tubashe kwinjira iteraniro tukabasha kurivuyanga, nabo babaga bamwe mu bateje iteraniro akaga. Niyo mpamvu buri muntu wese mu murimo akora, umurimo Imana yamuhamagariye, namenye uko bawukora, amenye uko bawugendamo, amenye uko bawitwaramo. Ntabwo ari ugupfa kudiyakona, ntabwo ari ugupfa kuririmba, ntabwo ari ugupfa kubwiriza. Buri muntu wese amenye uko uwo murimo ukorwa. Ahari nibyo byatworoha. Hari isaha yageraga umuntu wese akamenya ko isaha yo gukora y'Imana igeze mu bibare. Iyo saha igeze mu bibare, abantu batangira kuzura umwuka wera. Ngiye kubona mbona Benjamin arasohoka aragenda aca amakoma ahantu mu bibare, araza yandika kuri ayo makoma. Ibyo mbabwira ni ibintu byabaye, kuko ubu ndimo ndavuga ibintu nabonye n'ibyabaye. Hari abatari bubishyikire bitewe nuko badasanzwe babizi, abatari bubishyikire baranyihanganira, kuko ibyo nabyo ni ibiri muri bimwe mu byo nabonye. Araza arandika, nanjye naragenda mwegera ndeba ibyo yandika byose ndabi. Hari umukecuru wari umaze iminsi avuye ku Kibuye bitaga Yohanita mu bibare. Yohanita icyo gihe yari yatanze ubuhamya avuga ko Imana itangiye kumwambikira muri Kigali. Hari ahantu wenda njya nababwira ubwo buhamya bwatambutse cyangwa iryo shimwe rya Yohanita, bakibuka ko icyo gihe iryo shimwe ryatambutse bahari, bakibuka n'ikintu cyahabaye aricyo ngiye kubabwira. Yohanita yari yatanze ubuhamya avuga kuntu Imana itangiye kumugirira neza muri Kigali, kuntu hari abazungu bamwoherereje imyenda atazi, bakamwoherereza imyenda yo kwambara. Yohanita mu gihe Benjamin yandikaga ayo mandiko yahise ahaguruka aravuga ngo Imana yo mu ijuru irambwiye. Burya mu ijuru hari Imana ivuga. Aravuga ngo Imana yo mu ijuru irambwiye ngo abana bafite imyaka kuva kuri 12 kumanuka hasi bafite impano y'ubuhanuzi nibahaguruke. Mu bantu bahagurutse bwa mbere mu iteraniro ni jyewe uhagurutse bwa mbere. Ndahaguruka kuko jyewe nari mfite misiyo ndiho. Maze guhaguruka n'abana bandi nabo barahaguruka. Bamaze guhaguruka baraduhamagara ngo nitwigire imbere, turaza duhagarara imbere y'uruhimbi. Baratangira barasenga. Yohanita aravuga ngo aba bana Imana imbwiye ko ari bo bari busobanura aya mandiko.
batangiye gusenga Imana, baratangira barasenga. Mu gihe basengaga nagiye kumva numva mpindutse ukundi kuntu bitewe n'imbaraga z'amasengero. Numva ibintu bitangiye kundya, ndishima ahantu hose, ibintu bitangira kunosha kandi nkumva ndababara. Sinari kuvuza induru, ahubwo nigiriye inama yuko nava muri abo bantu, kuko imbaraga bari bafite zari nyinshi zamiraga izo nari mfite. Bari bafite imbaraga z'Imana isumba byose. Nubwo nibwiraga ko mfite imbaraga, ariko bari bafite imbaraga zirenze izo mfite. Nasubiye inyuma ndagenda nicara aho nari nicaye, ariko umwuka w'Imana ntahishwa kandi ijisho ry'Imana rireba hose. Kimara kwicara bana baraje baza birukanka bari mu mwuka w'Imana, mu mwuka wera. Barangije barangota batangira gusenga Imana. Mu gihe batangiraga gusenga Imana, natangiye kumva umuriro urimo umanuka untwika. Numva ndimo ndashya, numva ndimo ndakongoka, numva ngiye gushira, ngiye kuvuza induru. Nibuka ko hari ahandi ngomba gutabariza. Nimva ijwi rimbwira ngo wakongera ugatabaza ko noneho ahari watabarwa. Nibuka ijambo rivuga ngo mu gihe ugezemo runaka saba icyo ushaka. Ndavuga ngo mwami w'abami. Muri icyo gihe nahamagaraga ubwo Satani. Ndavuga ngo mwami w'abami, mbabarira ntabaranyoherereza imbaraga unsohora aha hantu. Nzagukorera imyaka yanjye yose yo kubaho. Niko ibyiyumviro byanjye n'ibyibwiro byanjye niko natekerezaga. Niko byari biri. Mu gihe navugaga gutyo, nagiye kumva numva imbaraga nyinshi cyane, numva ni imbaraga zimanutse zinjira muri jyewe. Numva imbaraga nyinshi zo kurwana mu rusengero. Ndavuga ngiye kurwana, umuntu wese nkubita, ninkubita umuntu akameneka ijisho, kuko nari mfite imbaraga nyinshi cyane za gishitani, ninkubita umuntu akameneka ijisho, baramuhugiraho, inzira isigaye n'imwe imbere yanjye niyo kwirukanka. Nta yindi nzira. Iyo nza kugira imbaraga cyangwa se uwo nakoreraga iyo aza kugira imbaraga mu by'ukuri, mba naragumye aho ngaho nkahangana n'izo mbaraga. Ariko bigaragara yuko atontoma, ariko nta mbaraga afite Satani, nta bushobozi afite. Iyo imbaraga z'Imana zimanutse wariruka. Mu gihe natabazaga, nagiye kumva numva imbaraga nyinshi zimaze kunyinjiramo. Ndavuga ngo ngiye kurwana. Mu gihe nabitekerezaga ncunga ahantu ndi buhere ndwana, nagiye kubona mbona umugabo uhagaze imbere yanjye, ahagaze asa nk'utandukanyije amaguru. Mbonye akenge, akanya gatoya ndi buseseremo, nkaca mu maguru ya wa mugabo nkirukanka. Uko niko nabigenje. Nagize gutya, mba ndabacunze, mba nyuze mu maguru ya wa mugabo ndirukanka. Nanyuze mu muryango, haba umurwayi, haba umurwaza, haba umunyamasengesho, habe umuhanuzi, bose dusohoka mu rusengero twiruka. Icyo kintu mu bibare cyarabaye. Turirukanka, baranyirukankana, nkata munsi y'urusengero. Hari urusengero rumwe rw'ibibare, ubu hari ebyiri. Mba nkase munsi y'urusengero, ngiye kugwa muri tuwarete iri munsi y'urusengero, mba ndasimbutse nguye inyuma ndirukanka. Narirukanse nambuka hakurya La Parise Nyandungu, bo basubirayo, nanjye nkomeza gahunda yanjye. Muri make rero ibyo nakoze ku isi, ibyo nakoze ibintu byinshi, nakoze akazi kenshi, barantumaga. Ariko ndibuka umunsi umwe bankura muri departement nari ndimo, bashyira muri departement yo kugenderera abantu nijoro baryama. Babandi baryama babyuka bagasanga bafite uburimiro, baraye kandi baraye bose. Twarazaga twasanga baryamye, ukamubyutsa ukamuhamagara ukamujyana, mwagera mwirimbuka muhereza isuka kararahinga nka saa 9, akabatuye ikivike cyangwa umubyizi we. Warangiza ukamucyura ukagenda ukamugeza mu buriri, akinjira mu ishuka akaryama, nawe ukigendera. Nahawe imbaraga nyinshi rero ntari busobanure, gusa baje kumpamagara njya kurahira indahiro ya kabiri, aho nawawe ubushobozi bwo kwihindura igikeri. Maze guhabwa ubwo bubasha, nari mfite ubushobozi bwo kuba nakwihindura urushishi aho ngeze hose mu gihe nshaka cyose. Nari mfite n'ubushobozi bwo kwihindura igikeri aho ngeze hose mu gihe nshaka cyose. Hari ifoto mfite maze kurahira indahiro ya kabiri, nayo ni iyi ngiyi. Imirimo yanjye rero yarakomeje.
bantumye ahantu gucukura imihanda, gutangira gucukura imihanda. Ni ukuvuga ngo iyo umukozi wa Satani yabaga yamennye amaraso, akamena amaraso ahantu, byabaga ngombwa ko badutuma bakatubwira ngo mwihute nimugende mutabare. Icyo gihe badutegekaga gucukura umuhanda, tugacukura byose kugeza hasi mu ndiba. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose aho yamennye amaraso hose tukabijyana. Bangaga iki? Bagiye babona ingaruka zikomeye cyane z'uko umukozi wa Satani yamennye amaraso bakayahihorerera. Iyo ikirenge cy'umukozi w'Imana, cy'umunyamasengesho, cy'umuvugabutumwa, ikirenge icyo ari cyo cyose cy'umuntu usenga Imana, iyo kihakandagiye kigakandagira hantu hari umuntu wa Satani wamennye amaraso, ni ukuvuga ngo iyo apfukamye asenga, igihe cyose iyo apfukamye asenga, ya masengesho asenga ashobora kugenda akagera kuri wa muntu akamubohoza, akaba yamugarura ku isi kandi atabizi. Ni ukuvuga rero ngo nta muntu ukinasenga. Niyo mpamvu badutumaga ngo tugende byose tubicukure hatazakandagira ikirenge cy'umuntu w'Imana. Nk'umuntu yashoboraga kuba ari i Butare, tuvuge n'urugero, wenda ngiye i Butare, wenda nkoze agisida, muri iyi agisida mpennye amaraso aho hantu, hakazakandagira ikirenge cy'umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo yashoboraga aho apfukamye hose asenga, yashoboraga kuba yambohoza, jyewe ndi i Kigali kandi we yisengera i Butare, uko yirukanye imyuka mibi, za mbaraga zashoboraga kuza zikangeraho. Niyo mpamvu rero badutegekaga kugenda tugacukura iyo mihanda. Hari ahantu henshi badutegekaga kugenda ducukura bitewe n'uko wenda hari umukozi wa Satani wagize ikibazo akaba yamena amaraso ye ku isi. Nkivuga rero ibyo abantu baryama babyuka bagasanga bafite uburimiro. Hari abandi baryama babyuka bagasanga bafite amaraso mu ntoki ndetse no mu kanwa, baraye babarisha inyama z'abantu bapfuye. Abo bantu barahari cyane cyane ko mu biterane njyamo hirya no hino, hari abo nsanga baragoswe n'iyo myuka mibi. Hari abandi baryama babyuka bagasanga barasaze, bafite indasago. Hari ubwo batwara ayo maraso yabo bakajya bayabahamagariramo, bahita bayoboherereza dayimoni w'inyatsi wihuse, bagahita babatereza imyuka mibi mu muryango, imyuka mibi itandukanye. Hari abandi baryama bakarara basambana, nta bagore cyangwa abagabo baryamanye, basambana n'imyuka mibi. Ushobora gusambana n'umwuka mubi ukabyara n'umwana w'uwo mwuka mubi. Ibyo byansaba ibisobanuro birebire, ariko hari abantu baryama nabo bariyizi, bakaryama nijoro bakumva barimo basambana n'abadayimoni. Nabaha ingero nyinshi z'abantu bagiye baryamana n'abadayimoni kandi bakabyarana nabo. Hari n'abandi baryama bakararana n'abantu babo bapfuye, baganira nabo. Umuntu wapfuye nta burenganzira na buke aba afite bwo kubonekera umuntu muzima. Cyakora dayimoni ashobora kwambara ishusho y'umuntu wawe wapfuye akaza kukubonekera kugira ngo akubuze amahoro, agukure mu mwanya wari urimo, akurindagize. Ariko umuntu wapfuye nta burenganzira bafite bwo kugaruka ku isi. Ubwo rero ku bantu bibaho, dayimoni yirukanwa mu muntu no gusenga no kwiyiriza ubusa. Icyo gukora ubwo ngubwo muracyumvisha. Hari n'abagira gutya bajya kuryama akagira ngo Bibiliya iyi ngiyi irarinda. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ni intwaro, Bibiliya ni inkota. Ariko iyi nkota utayikoresheje ntabwo yakwikoresha. Cyakora Satani aje kugutera, ukavuga uti Satani handitswe ngo, Satani ubwe aribwiriza akagenda. Bibiliya iyi ngiyi rero utayikoresheje ntabwo yakwikoresha. Hari abaryama bakisegura Bibiliya ngo ubwo ngubwo bararindwa nibura na Bibiliya, bakagira ngo dayimoni naza arabatinya kuko biseguye Bibiliya. Bibiliya ntirinda, ahubwo harinda ijambo risohotse mu kanwa kawe uribwira Satani. Icyo gihe abo bantu bisegura ama Bibiliya akenshi baryama badasenze.
iyo yajyaga gusenga avuye nko muri salo, yari afite imbaraga, yumva agiye kujya imbere y'igitanda agasenga, yageraga imbere y'umuryango w'icyumba cye ugahita umuteza intege nke n'ibitotsi byihuse. Yajya gusenga ukamusengesha amagambo yo gutuka Imana kubera umunaniro umuteje. Yajya gusenga agasenga amasengesho avuga ngo Mana ndagushimiye kuko nakurinze, Imana iguha umugisha. Amasengesho nk'ayo ngayo y'ubupfapfa. Ayo ngayo nayo iyo yasenze gutyo atiza umurindi Satani wo kugira ngo yohereze imyuka mibi kurara ikurindagiza. Abandi bakajya kuryama akavuga ngo reka mbe nirambitseho gato mu kanya ndi bubyuke nsenge. Icyo gihe ugahita umuteza ibitotsi by'ubupfapfa. Aho ngaho rero niho twaheraga tubasha gukoresha wa muntu. Naho yaba ari umunyamasengesho yaryama adasenze, aho ngaho tukamuterera mu nzozi. Izo nzozi rero twamutereragamo niho twabasha gukorera. Ubundi isaha ya saa sita z'ijoro, kuva saa sita z'ijoro kugera saa 11 ni isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi. Icyambere ntibahinga, ntiwasarura aho utabibye, barya inyama z'abantu bakanywa amaraso y'abantu. Iyo umuntu yapfaga akimara gupfa, ikintu bakora bahita bavoma amaraso, ukajya kumva umuntu arakonje. Iyo bamaraga kuvoma amaraso mu buryo bwa gishitani, mu buryo bwa kidayimoni, iyo bamaraga kuvoma amaraso, ikindi kintu bakoraga boherezaga abadayimoni bo kurinda umurambo w'uwo muntu, ariko byaterwaga n'umuntu uwo ari we. Hari urupfu rw'umukiranutsi, hari n'urupfu rw'umunyabyaha. Iyo umuntu yapfaga ari umunyabyaha nibwo bahabwaga ubwo bushobozi cyangwa se izo mbaraga zo kugira ngo bamuvome amaraso. Iyo yapfaga ari umunyabyaha bahitaga bohereza abadayimoni bo kumurinda. Abo badayimoni barindaga bagerana ku irimbi nawe bakimurinze. Saa sita z'ijoro isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kuzana inyama, wa muntu niwe baheragaho babaga bakajyana inyama mu mafirigo nizo barya. Ariko ubugingo bwabaga bufite aho bwagiye. Iyo umuntu yapfaga ari umukiranutsi, hari abakiranutsi b'Imana. Iyo umuntu yapfaga ari umukiranutsi agapfa yihannye ibyaha n'ibicumuro bye, twajyaga kubona tukabona akiva mu mwuka. Icyambere, iyo umukiranutsi yajyaga gupfa, twebwe twumvaga yuko umukiranutsi apfuye. Baratwoherezaga ngo nituze dutate chance nibura ko twagira n'akantu kamwe tumukuraho. Iyo twazamukaga twahageraga abamarayika b'Imana bahageze. Ni ukuvuga ngo iyo umukiranutsi apfuye, iyo akiva mu mwuka, hari abamarayika bahita bamanuka bakava mu ijuru bakaza kumurinda. Iyo babaga bamaze kuhagera, nta dayimoni n'imwe yashoboraga gukorosinga aho ngaho ari. Nta mudayimoni n'umwe washoboraga nibura kurunguruka umurambo we. Nta mudayimoni n'umwe washoboraga kureba niba ari nde wapfuye, kuko habaga hagoswe n'icyubahiro cy'isi cy'Imana. Hari abamarayika benshi bamugose. Uwo muntu yarindaga agera ku munsi wo gushyingurwa, hari abamarayika bakirinze umurambo we. Iyo bamugezaga ku irimbi, natwe twabaga turi aho ngaho dutegereje ko nibura twabona akanya gatoya ku buryo nibura tumutera. Wa muntu tukaba twamukuraho akantu kamwe, haba naho wamukuraho urwara ntacyo, baragushimaga. Iyo twageraga ku irimbi, hari icyo nabonaga cyanejeje umutima wanjye, cyanteye n'icyifuzo gikomeye, nkavuga ngo uwama nanjye nkapfa nk'abariya abantu, nubwo bidashoboka. Nari nzi ko bidashoboka, ariko nkavuga ngo uwama nkapfa nk'abariya abantu. Iyo twageraga ku irimbi, twajyaga kubona tukabona abamarayika n'ibishura byera benshi cyane baramanutse, bafite ibyuma bya muzika, bamwe bafite amafamfara, abandi bafite ingoma, bakamanuka benshi cyane
bakamanuka bakaza aho ngaho bakazenguruka wa murambo wa wa muntu muri serikeyi. Twajyaga kubona tukabona abandi bamarayika babiri bamanutse mu mva hasi n'ibishura bye, kandi habaga hari umucyo uteye ubwoba, bakamanuka hasi muri serikeyi. Nibo ba mbere bakiraga umurambo, nibo ba mbere bururutsaga umurambo. Mu gihe abo mu muryango barimo kuririmba basezera ku murambo, ba bamarayika bamanukanye ibyuma bya muzika nibo babaga bariho badirija ba bantu bariho baririmba. Byabaga ari ibirori bibereye amaso. Barangiza gushyingura, abo mu muryango baratahaga, ba bamarayika tukajya tukabona bose barazamutse, hasigaraga abamarayika babiri barinze umurambo wa wa muntu. Barawurindaga, nta dayimoni n'imwe yashoboraga nibura kurunguruka aho wa muntu aryamye. Ntabwo byashobokaga, ntabwo byabagaho. Barindaga umurambo mpaka umubiri ushenye bakabona kuzava aho ngaho. Nta dayimoni yashoboraga gufata nibura umubiri we cyangwa se kureba aho bamushyinguye, ntabwo bishoboka. Urupfu rw'umunyabyaha rero n'urupfu rw'umukiranutsi biratandukanye. Nimwifuze gupfa nk'uko abakiranutsi ba. Nyuma y'ibyo bikorwa byo gucukura imihanda n'ibindi byose, bimwe mu byo mwagiye mwumva, ndibuka umunsi umwe bazana inkuru y'incamugongo bakigikuba ngo hari abantu bagiye gusenga ngo kandi bateguye amasengesho y'iminsi 7, ngo niba yasenga twese turapfa. Ni ukuvuga ngo hari abantu bajyaga basengera ku isi, uko basenze, uko bahamagaye imbaraga z'Imana, ikuzimu bimanuka ari nk'ibibombe bikubita bishwanyaguza. Ni ukuvuga ngo ntawe ukinasenga. Iyo abantu basenga bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, basengera Imana mu kuri no mu mwuka, ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bipfa, hari n'ibindi byinshi bikira. Icyo gihe byari 97 hafi 98, ubwo itorero rya Pentecote ADPR ryateguraga amasengesho y'iminsi 7. Ndabyibuka baje bavuga bati rero bari abantu murabizi ko ntibakinishwa, aya masengesho nibayasenga twese turangirika. Bateguye uburyo bwo kurwanya ayo masengesho. Jewe ndavuga ibyo nakoze, jewe aho banyohereje gukora. Banyohereje gutera abantu mu mago yabo, cyane cyane abanyempano. Barambwiye ngo ningende abanyempano mbatere ku buryo mbakerereza ayo masengesho. Bamwe na bamwe mbasibye ku buryo bataza muri ayo masengesho. Bityo ni bataza mu masengesho, babandi bajya batura ari uko bababwiye ngo niki niba cyature ngo nakiriya. Bityo barabura ubabwira ngo ni bature, basenga n'ibyaha. Gusenga kwabo rero ntago kuri bwumvwe. Ni muri urwo rwego bansabye ko ngomba kuzamuka kandi nkakorana imbaraga. Igihe amasengesho yagombaga gutangira, bari bateguye uburyo tugomba kuyarwanya, kandi mu by'ukuri twabonaga nituyarwanya muri ubwo buryo batubwiye, ayo masengesho turi buyarwanye bikemera, kuko buri muntu yari afite icyiciro ashinzwe kurwanya. Mu gihe nagombaga kuzamuka, byari mu gitondo, bari batubwiye ko tugomba kuzamuka saa 12 za mu gitondo, tukazamuka kujya aho bagiye badutuma hirya no hino. Uwo munsi amasengesho ari butangire, Imana yo mu ijuru ibera abantu bayo maso. Icyo gihe amasengesho ari butangire, habaye mu gihugu cyose, habaye za nibature zidasanzwe. N'umuntu utari usanzwe abyuka muri nibature uwo munsi yarabyutse. Iyo umuntu yagutanze aba yagutanze, agukoresha icyo ashaka. Ni ukuvuga rero ngo babanyamasengesho twagombaga gutanga nibo badutanze. Buri muntu aho ari hose Imana yaramukomangiye, arabyuka. Noneho bajya mu rusengero, abari badasanzwe baza, bose baraza bahurira mu rusengero, baba baradutanze, batangira gusenga. Imbaraga z'Imana ziramanuka zitwangiriza ibintu. Nagiye kubona mbona hakurya ku musozi umuriro uri muraka, umuriro utangiye